abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 208 cy'ikinamico Shira Impumu, abanyamuryango ba Club Dufatanye Urumuri barimo kunoza gahunda yo kuzajya guha umuganda mu gihe cy'urumeresiyana wo kumubagarira ibishyimbo. Naho Kamere n'umukunzi we Fideli basezeranye imbere y'amategeko mu murenge. Hagati aho umuryango wa Kimonyo wo nta makuru ye wari uherutse. Ese mama yaba yarabaye amahoro? Ngo wamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cya 209 cy'ikinamico Shira Impumu. Niko Musafi, nkurikije imvura yarayiguye, iyi nzira y'amazi tugomba kuyongera. Uzi ko umuyaga wahushye nkagira ngo igisenge cy'inzu kiragiye. Ahubwo byatumye nibaza niba iki gisenge cy'inzu kiziritse neza. Ibyo ubwubatse se ko ntabimenya, kandi ukabuzi ko inzu twayubakiwe n'umuganda igihe wari ufunzwe, nabibwirwa n'iki? Ariko wa mugani ndakurenganya. Ndaza kureba umufunda turebere niba igisenge kiziritse neza, umuyaga utazagitwara. Muri iyi minsi hasigaye hagwa imvura nyinshi. Ibyo byo niko bimeze. Abantu turasabwa gufata ingamba zo kwirinda no gukumira ibiza. Reka iyi nzira y'amazi tuyongere, hato umuvu w'amazi utazadusenyera inzu. Iyo nama niyo Veroni. Ahubwo mfasha tugire vuba, hari indi gahunda mfite. Ese wa mugani kumbujije gufuruka ambwira ngo ninze ngufashe, urashaka kujya he? Wahora n'iki Veroni? Ndashaka kujya kureba Foromina. Ni ubuhoro se? Yewe nari nzi ko nijoro tubiganiraho, nuko imvura yaguye ikaturogoye. Tuganira ku biki se Musafi? Ntuzi ko inaha dufite ubukwe bwinshi, kandi bose tukaba tugomba kubatwerera. Ahubwo dore amatariki yaregereje, tugomba kuganira uko tuzabyitwaramo. Maze iminsi mbitekerezaho, gusa nubwo dufite ubukene, ariko tugomba kugira icyo dukora, tugashyigikira abaturanyi bacu. Erega burya intwererano ntabwo ari amafaranga gusa, umuntu ashobora no kureba imirimo y'amaboko yabafasha. Nabyo birashoboka. Naraye ntekereje ndavuga nubwo mu rutoki harimo ibitoke bikomeye, uwabitwerera Foromina bakazabitarana n'ibindi. Biriya nabonye ari bike bitavamo igipira. Nubwo ari bike, ariko burya nta ntwererano ituba. Icy'ingenzi si ubwinshi bw'ibintu umuntu atwereye undi, ahubwo igikomeye ni umutima mwiza uzirikana umuntu aba abikoranye. Nawe arabizi rwose, ndumva atatugaye isambu yacu arayizi. None se turabyitwaramo gute Musafi? Numvaga twabanza tukajya kumusura, noneho tukamenya n'igihe azatarira. Iyo nama niyo. Nitumara gusubura inzira y'amazi, ndasigara mfura nawe unyarukireyo. Nta kibazo, reka tugire vuba. Ahubwo se Veroni, guhinguka ntarajya kumusaba imbabazi biraza kunyoroherara? Foromina ni umubyeyi mwiza, araza kukwakira. Icy'ingenzi ni ukuba tubizirikana kandi tuzabikora. Umujyanama w'umushinga Dufatanye Urumuri se ntiyemeye kuzaduherekeza? Twaravuganye, yarabyemeye. Rwose ntugire ikibazo, Foromina ndamuzi, tubana muri Club Dufatanye Urumuri. Ibyo kujya kumusaba imbabazi tuzabikora bavuye mu bukwe. Ngaho mfasha tugire vuba dusubure inzira y'amazi, mbone igihe cyo kujyayo. Yewe, iri zuba naryo ndabona rikaze. Ese ubu wakwisubirira mu rugo nkaza kugaruka nimugoroba. Ariko se ko ariyo yayiyikirabu yo yahinze ibi bishyimbo, izi ko nzashobora kubibagara, nzabatuma hondera. Ese ko mbona mukecuru Meresiyana atari mu rugora atarabukiye. Ubuse amazi nari muzaniye ndayashyiraho umwuka agira Imana. N'akagahungu ka Rwema kambeshye ngo kasanzanira utuzi, karagiye karaherana kugatuma kuri nyina. Ahubwo se uvugira munsi y'urugora, reka murebe. Kuko ibishyimbo byaraye. Ewe bahungu we. Ese mukecuru uri hano? Uzi ko mvuye iwawe nkuzaniye amazi nkakubura? Ese ni wowe mwana wa? Uzi ko utazapfa vuba.
usanze ndimo kukuvuga. Dore ibishyimbo byararaye uturutse hariya haruguru hose ku bwasimbi kanguka manura. Byose byararaye ntiwareba ikigunda gishaka kubimira. none se abagize karabu dufatanye urumuri ntabwo bakuvugishije? Mu nama bushize twumvikanye ko tuzaza kuguha umuganda tukagufasha kubibagara. Utiki mwana wa vuga cyane yewe amatwi ntacyumva. Narindi kukubwira ko mu nama y'ubushize twumvikanye ko tuzaza kuguha umuganda tukagufasha kubibagara. Wumvise nyoka bivuga harya ngo niwe ushinzwe iriya kirabo yabo. Turaza vuba rwose mukecuru, ntiwongere gusubiramo dore nta mbaraga ufite. nuko bazaze rwose. Muzaba mukoze rwose. aho inyuma ni muceceka di. nyaboneka mube mworoheje kuganira. mureke dutangire inama. ndabona ikirere gitangiye guhinduka imvura itaza kutunyagira. murakoze cyane banyamuryango ba karabu dufatanye urumuri kuba mwitabiriye iyi nama nyunguranabitekerezo, aho tugiye kurebera hamwe uruhare rwacu mu kwifatanya n'isi mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. nk'uko mubizi, tariki ya 25 Ugushyingo uyu mwaka hatangijwe iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero rishobora kuba rikorerwa ku mubiri, ku myanya ndangagitsina, imitekerereze y'umuntu, cyangwa se rikaba rishingiye ku mitungo. Nubwo akenshi ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivugwa ku bagore n'abakobwa, rishobora no gukorerwa igitsina gabo. ihohoterwa rikorerwa ku mubiri rirangwa no gukubita no gukomeretsa. iri hohoterwa ahanini rikaba ritizwa umurindi no gukoresha ibiyobyabwenge. ninde watwibutsa ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge? ndabona Uwamahoro afite icyo ashaka kubivugaho. ngaho tubwire Uwamahoro. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya. Ibiyobyabwenge bigabanya ubushobozi bw'umubiri no gutekereza by'umuntu ubinywa ku buryo ntacyo yimarira. Bimutera kandi gukora ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa. Nkaba rero nagira inama cyane cyane urubyiruko ko rugomba kwirinda kubyishoramo, yaba mu kubinywa ndetse no kubicuruza. Uwamahoro arakoze cyane. uretse rero ihohoterwa rikorerwa ku mubiri, hari n'ihohoterwa rishingiye ku myanya ndangagitsina. iri hohoterwa rikaba rirangwa no gufata ku ngufu, gutoteza cyangwa gusambanya ku gahato uwo mudahuje igitsina. amakimbirane yo mu ngo akaba ari kimwe mu bishobora gutiza umurindi iri hohoterwa rishingiye ku gitsina. nimworoshye tuganire badi. ndabona ikirere kigenda gihinduka hati imvura itaza kutunyagira. ninde watwibutsa ingaruka z'amakimbirane yo mu ngo? ndabona Zawadi azamuye akaboko. akanya n'akawe Zawadi. murakoze cyane. iyo mu rugo harimo amakimbirane, iterambere ry'urugo riradindira. abana ntibige neza, abandi bagata amashuri, yewe rimwe na rimwe hari n'abata imiryango yabo bakajya komongana. abo bana rero iyo babuze ubitaho mu muryango, hari abahita bashakira ubuhungiro mu biyobyabwenge. hari n'abahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bityo bagatwara inda zitateganijwe. nyamuneka reka twugame, ndabona imvura itangiye kujojoba. turagaruka mu nama imaze guhita. mana yanjye, noneho ibi bishyimbo ndaza kubiteka bishye n'izi nkwi zitumye. yewe uwarushye nta ruharimo. nabonye urugo rwo kwa Kimonyo ari twe dusigaye ikibazo cy'ibicanwa. izindi ngo z'inaha ntizifite cana rumwe na rondereza. aka numa karitse ku nkombe z'ikiyaga gatera amagi 5 mu cyari kimwe hashize igihe. uwo si Macibiri uvuye ku ishuri ra? hava mu twana. noneho ndamukizwa n'iki mwuka byaramwe ko asanze bitarashya ndagirane. wiriwe mama. wiriweho mwana wa. ese noneho kugeze mu rugo kare byagenze bite? mpuye na Simba ikangwa nuko amara ifite kuri ya moto ye. ahubwo mama arambajije ngo papa ntawe uheruka inaha ko yamushatse kuri telefone akamubura. wamusubije ngo iki Macibiri? namubwiye ko natwe tudaheruka kumubona. ese kudaheruka kumuduha ngo tumuvugishe kuri telefone mama? telefone ye imaze iminsi idacamo, ariko uyu munsi ndagerageza nongere muhamagare. ngaho fata ku kajerekani ujye kunzanira amazi kwa Foromina maze ubanguke duteke. ariko se mama tuzajya duhora dusaba amazi kandi imvura igwa?
wazabwiye papa nawe akagura ikigega. nzamubwira amacibi ngaho genda kandi wihute. Ndaje ntabwo ntinda. Mbega nyamanza keza ko mbona wishimye, niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe, erega niko mpora mw'abanyeshuri mwe iyo mbona mukina numva. ariko mana yanjye urukoko ni urugo. nahanganye n'ibibazo umugabo wanjye afunze, ngerageza kumwitaho no kurera abana yansigiye. none aho yafunguriwe yitwaje kujya gushaka akazi, yihunze inshingano z'urugo. kubona koko n'amacibiri asigaye ambaza ibibazo nafitiye ibisubizo. mana we, ese wamaho n'umugeni wacu yaje mu muganda. uravuga Kamire se? ntumubona se aho ari kubagarana na Veronika na Foromina? uzi ko ari we di ndamubonye, ariko menya aje yakerewe. aje mu kanya namubonye. niko zawa harya ngo uri mu bazamwambarira? yego da, njyewe na Gatesi na Roza turi mu bakobwa bazamwambarira. ariko noneho uri mu bakobwa bazamwambarira. ariko zawa nizere kutazongera kwambara cya kintu nakubonanye. nanga kugira umunwa, wabonaga se ntazanye amataye. yewe babivuze ukuri koko nta nkumi yigaye, nabona guteye nk'igisabo mama we. ndakoze ubwo wasanga waragize ishari. nta sharima umva ahubwo zawa ubwo dusoje kubagara ngo tujye gusuhuza umugeni. uwamaho uriya muntu mbona uje kutureba se igitifura. uzi ko ari we mwaramutumiye se? yewe ntacyo mbiziho, ariko turaza kubaza mujyanama. wiriwe mujyanama? mwiriwe neza Giti. ngize amahirwe ubwo mbaboneye hamwe. hari ubutumwa mfite nshaka kubaha mukazamfasha kubugeza ku bandi. nabwira abantu bakegerana ukatuganiriza, n'ubundi twari tugeze ku musozo. ko mbona mujyanama na Gitifu se bari kuvugana, barimo kuganira kuki? si abayobozi se babura ibyo baganira? nimuza twegerane tuganire. uyu ni Gitifu. uraho neza Giti? muraho neza mukecuru. ese usigaye ubahema ko ntaguherutse kudaherutse kuza kunsuhuza. mperutse kubona iriya modoka yawe iri gucaho, ndareba ngo urarebera mu idirisha unsuhuze, nuko mbona irarengarenze. wabaye amahoro mwana wanjye? ndaho mukecuru, akazi kambanye kenshi nabuze umwanya wo kuza kugusura. yewe birumvikana akazi kaba kabaheranye, ariko ngushimiye iyi kirabu rero. imba hafi hari utwana tugira dutya tukaza tukansuhuza, yemwe hari utuza tukanzanira amazi. nukuri ntacyo naburanye aba bantu. iyi kirabu Giti nawe ndayigushimiye, mbashimiye mu maso yawe, Imana izayiha umugisha. rwose club dufatanye urumuri ni abafatanyabikorwa beza, nanjye narinyuze hano kugira ngo mbashimire. ugeze ngo iki mwana wa? ega amatwi yarahenengeye sinyumva. mukecuru nakubwiraga ngo narinyuze hano kugira ngo nshimire bano bantu, ariko hari n'ubutumwa bwihutirwa nshaka kubaha. abanyamuryango ba club dufatanye urumuri biyemeje gutanga umusanzu wabo mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. hagati aho Gitifu afitiye ubutumwa bwihutirwa abagize club dufatanye urumuri. ese ubwo butumwa ni ubuhe? ntuzacikwe n'igice cya 210 cy'ikinamico Shirimu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 85 64 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. ikinamico Shirimu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.